اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, hari ikibazo kibazwa na benshi mu bayisilamu, aho bagira bati ese umwana uvuka nta masezerano y'ishyingiranwa yabayeho, cyangwa se uriya mwana benshi dukunze kwita ikinyendaro, kuki hari bumwe mu burenganzira yamburwa na Islam, kandi kuvuka kuri atari uba wabigizemo uruhare? Ibyo bintu koko nibyo? Ese Islamu y'umwimerere ibivugaho iki? Dukeneye gusobanukirwa. Icyambere tuvuga hano nuko ntabwo idini ya Islam yambura uburenganzira uyu mwana wavutse nta shyingiranwa ryabayeho. Aho waba ubivuze nabi rwose. Ahubwo ikibaho nuko bitewe n'uburyo uyu mwana aba yarasamwemo akavukamo, nubwo bwose aba atarabigizemo uruhare, hari imiziro imujyaho cyangwa se yisangana mu rwego rw'amategeko ya Islam, nabwo kandi mu buzima bwa hano ku isi gusa. Nk'urugero, kuba atemerewe kuyobora abantu mu isengesho ngo abahagarare imbere abayobore mu gihe cyo gusari, kuba adashobora gufatwa nk'umutangabuhamya ku ngingo zikomeye, kuba adashobora guhabwa urwego rwo guca imanza mu bantu, kuba atemererwa gutanga za fatawa cyangwa imyanzuro ya nyuma mu rwego rw'amategeko y'idini n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma icya kabiri nuko nk'uko no mu by'umubiri umuntu ashobora kugira imiziro runaka atari we biturutseho, ni nako no mu by'umwuka bishoboka. No mu by'umwuka umuntu yagira imiziro runaka kandi atari we iturutseho. Urugero, umuntu ashobora kuvukana ubumuga bwo kutabona cyangwa kutavuga, bigatuma hari byinshi azaba hatemerewe gukora mu buzima. Ushobora gusigwa umwanda n'abandi, ukimwa icyicaro mu bandi kandi atari wowe wisize uwo mwanda. Twese tuzi neza ko muri Islam umuntu w'igitsina gore atemerewe kuyobora cyangwa se gusarisha abantu b'igitsina gabo, kabone nubwo yaba ari umukiranutsi bingana biti, atinya Imana no kurusha benshi mu bagabo. Ariko nyamara nubwo bimeze bityo, ntabwo tuvuga ko ari uburenganzira uyu mugore aba yimwe, ahubwo kujye kubifata gutya, kubigenderaho gutyo, tubifata nko kubahiriza itegeko Imana yaduhaye cyangwa se yadushyiriyeho, rigendanye n'uburyo yaturemye, rigendanye n'uburyo yifuje ko ibintu byakabaye bigendamo. Bene ibi by'umubiri bigaragarira amaso, ahanini uzasanga tubyumva vuba, bikaba ikibazo iyo bigeze ku by'umwuka, bya bindi tutabasha kwibonera n'amaso yacu. Buriya hari na benshi mu bahakana Imana ngo babitewe gusa nuko batabasha kuyibona n'amaso yabo. Icyo gusa. No ku bijyanye n'umwana wavutse nta shyingiranwa ribayeho rero, Imana iratubwira ko afite umuziro wo kuba atahagarara imbere y'abandi ngo arabayobora mu isengesho. Ariko kubyumva ugasanga biratugora. Dukeneye ibyo twibonera n'amaso yacu gusa. Iyo miziro tukaba tuyimubonaho n'amaso yacu. Ariko nyamara nanone byose si ibyerekanwa n'amaso, byose si ibitungwa intoki ngo tubone aho biri. Nk'uko umubyeyi ashobora kwitwara nabi mu gihe atwite bikamuviramo kubyara umwana ufite ubusembwa bw'umubiri, akabuvukana, kandi uwo mwana nta ruhare na ruto yabigizemo cyangwa se abifitemo, ni nako umubyeyi ashobora gusambana umwana uvuye muri ubwo busambanyi bikazamuviramo ubusembwa bwa roho, ariyo ya miziro turimo tuvuga kano kanya, kandi nyamara uwo mwana nta ruhare yabigizemo. Hanyuma icya gatatu nuko kuba Islam itubwira ko umwana wavutse muri ubwo buryo afite umuziro w'ibi na biriya, ibingibi byakabaye biba ari ibintu biduhagije. Imana muri Qur'an iti wama utitumul ilma illa qalila, twabahaye gake cyane gusa mu bumenyi, ubushobozi bwanyu naho ngaho bugarukira.
ubushobozi bwacu bugarukira ku ngano y'ubumenyi Imana yaduhaye, ariko twebwe uyu munsi turashaka kumenya impamvu ya buri tegeko ryose ry'Imana, yewe na bya bindi Imana n'intumwa yayo batigeze basobanura impamvu zabyo ku burebure. Hano hari ikibazo, twebwe dufite ikibazo, turashaka kumenya ingoma n'ikiyihatse, nyamara mu by'ukuri Imana muri Qur'an ikatubwira iti hari byinshi kubera ubugenge, kubera uko Imana nyagasani tuzi yaturemye itigeze itubwira, yaduhaye ubumenyi bukeya bugendanye natwe tubasha kwakira. Hanyuma icyakane nuko imiziro bene uwo mwana aba afite ikomoka ku buryo yasamwemo, yavutsemo, kandi nabwo ni imiziro irebana n'ubuzima bwa hano ku isi gusa, nkuko twabivuze mu bigendanye n'amategeko y'idini. Naho ubundi mu busanzwe nta cyaha na kimwe uyu mwana afite, yewe ashobora no kuba umukiranutsi kurusha abavutse mu buryo bwiza. Nakora neza azahembwa, kandi ntazigera na rimwe agerekwaho icyaha cy'ababyeyi be. Imana muri Qur'an iti wala taziru waziratun wizra ukhra, nta uzikorezwa umutwaro wundi, buri wese azabyimba nuwe. Icyaha ni gatozi muri Islam. Imam Sadiq alayhi salam akatubwira ati inna walada zina yusta'mal in amila khairan juziya bihi wa in amila sharran juziya bihi. Ibikorwa by'umwana wavutse muri ubwo buryo byitabwaho rwose, nakora neza no kubihemberwa, nakora nabi no kubihanirwa. Imam Sadiq alayhi salam arashimangira iriya aya tumaze gusoma haruguru. Hanyuma icya gatanu, twitegereje cyangwa se dusesenguye tukanibaza impamvu umwana wavutse muri buriya buryo buziririjwe ashobora kuba yakirirwaho imiziro runaka na Islam, dushobora gusanga wenda byaba ku mpamvu yo kugira ngo abantu barusheho gutinya icyaha cy'ubusambanyi bakijye kure, dore ko Imana yabujije yewe no kucyegera, bisobanuye gukora bya bindi bikerekezaho. Kubera iki Imana yabujije ubusambanyi ihereye ku kuvuga ngo ntimuzigere ubusambanyi? Nuko ingaruka z'icyo cyaha cyangwa se ingaruka z'ubusambanyi zigera yewe no ku musaruro ukivuyemo, ari we wa mwana turimo kuvuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko nanone Imana ishobora gushyiraho imiziro nk'iriya, umwana wavutse muri buriya buryo akaba ashyirirwaho imiziro nk'iyo bitewe n'uko wenda hari uburyo kuvuka atyo biba byaramugizeho ingaruka mu byaroho, bityo mu rwego rwo kwirinda ko izo ngaruka zagera no ku bandi zigakwirakwira muri rubanda, ugasanga ashyiriweho imiziro nk'iyo ngiyo. Itegereze mu mateka, urasanga abana bagiye bavuka muri ubwo buryo baragiye bakora amahano ahambaye cyane. Imam Sadiq alayhi salam ati uwishe ingamiya yo ku bwa Saleh yari umwana wavutse muri ubwo buryo, kimwe n'uwakase igihanga cy'umuhanuzi Yahaya, kimwe n'uwishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ariwe Imam al-Hussein, akamubagira i Karbala. Abo bose bari abana bavutse mu buryo burimo icyo kibazo turimo tuvugaho. Hanyuma rero icyo tubwira uwo ari we wese wavutse muri ubwo buryo ni iki? Ni ukuvuga ngo nta kwiheba guhari, ntabwo icyaha cy'ababyeyi bawe kikuri ku mutwe. Igihari nuko hari imwe mu miziro ufite irebana n'amategeko y'idini, kandi none itegereza neza uzasanga n'ubundi iyo miziro si ibikorwa shinganwa byanga bikunze bigomba gukorwa n'uwo ari we wese mu bantu. Nk'abandi bantu bose, nukora nabi uzabihanirwa, nukora neza kandi uzabihemberwa. Uretse ko ahubwo ushobora no kuzabihemberwa ibihembo byinshi cyane no kurusha abavutse mu buryo bwiza, kubera ko turabwirwa ngo afdalul a'mal ahmazuha, cyangwa se igikorwa cyiza kurusha ibindi ni icyo umuntu akoze bimugoye. Uburyo wabyawemo bushobora kuba bwarakugizeho ingaruka, nibyo n'urwana nazo ukaziganza ukaba umuntu mwiza ukitwara neza, wallahi uzahembwa ibyiza cyane kurusha abavutse neza. Wowe umeze nk'umuntu wavukiye ahantu hari ibigusha byinshi cyane, ariko ufite imbaraga zo guhangana nabyo no kubitsinda mu izina ry'Imana ishobora byose.
ntuzitwaze rero uko wavutse ngo urusheho kwangiza. Nubwo wavutse utyo ariko biranashoboka ko waba umuntu muzima rwose, kabone nubwo byagutwara imbaraga nyinshi kurenza wavutse neza. Kuba umuntu mwiza kuri wowe birashoboka cyane. Icyo kandi nanone tubwira abantu nuko umwana wavutse nta shyingiranwa ryabayeho n'umwana nk'abandi, nta kumwangira icyo ngicyo gusa cyonyine ngo ahabwe akato azira amakosa y'ababyeyi be. Ahubwo witegereje neza wasanga ari uwo kwitabwaho cyane kurusha abandi, kugira ngo afashwe guhangana na za ngaruka z'uburyo yavutsemo. Turasoza dushimangira ko kuba uyu mwana uvuka nta shyingiranwa ribayeho ryemewe n'idini, agira imiziro runaka igamije kurinda no gutunganya imbaga nyamwinshi y'abantu, ntabwo biba bivuze ko afite icyaha runaka. Uretse ko rwose ashobora no kuba mwiza kurusha abandi muri ino si, yewe na nyuma yo gupfa kwe. Ahubwo twibaze ngo ese amategeko nk'aya Isilamu yagiye idushyiriraho kubwo kudutunganya, tugerageza kuyibukiranya tukayakurikiza, turayubahiriza se? Cyangwa dukomeza kwiyumvisha ko ntacyo avuze na kimwe, tubitewe no kuyapimisha ubwenge bwacu budatandukana n'imipaka busanzwe bubarizwamo? Twarangiza ngo dufite ibibazo bitandukanye muri sosiyete tubayemo, naho wenda biraterwa no kutamenya amategeko nk'aya no kuyubahiriza. Mu by'ukuri twisuzume kandi tugaruke ku murongo muzima w'amategeko y'Imana, nayo izatugarukira ititaye ku ntera ndende yaho tuzaba tumaze kugera tuyijya kure. Turasaba Imana ko yatwongerera ubumenyi, turasaba Imana ko yaduha gushyira ubumenyi dusanganywe mu bikorwa. Mana twakirire ubu busabe kandi dushyire mu beza wishimira. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.